ndakubwira ibintu by'ukuri bishobora kugutera ubwoba ariko bikaguhindura burundu. Wowe wumva aka kantu gusa. Impamvu urahuri uyu munsi ni wowe wayihisemo. Ubwo bo twakoze bikanga bagiye kuvuga ngo ya ndakora bikanga nta kuntu ntagira ntacyo nakora, ariko si gute wambwira ko nkora bikanga. Oya nibyo, reka nkubwire, buri mu gitondo ubyukana amahitamo abiri. Ufite inzozi ushaka kugeraho, yego nibyo urazifite. Ese izo nzozi ubundi urazikoresha? Amahitamo abiri tuba dufite n'ayangaya. Koresha inzozi zawe uzigereho, cyangwa se uziryamishe wiryamire, cyangwa se ukanguke uzirwanirire. Kandi ntibihagije kwifuza gusa, ugomba guhitamo gukora none ubu. Tangira none, apana kuvuga ngo nzatangira ejo cyangwa se ejo bundi. No, tangira none. Twumva bisa nkaho isi irimo kutwikaragiraho, iminsi ikarenga, imyaka ikarenga, ariko ntacyo tugeraho. Ukibaza ngo kuki nge bitashobotse? Kuko ubuzi benshi babikoze kandi bigakunda. Ahubwo si nanjye reka nongere nkubaze, kuki twe bidashoboka? Kuki wowe bidashoboka se? Aha reka tube tuhashize akabazo. Bisaba kuhicara neza tugatera agatebe kugira ngo tuhasesengure, tuhumve neza mu buryo buhagije. Buri gitondo tubyukana umunaniro kubera akazi twakoze umunsi wabanje, tukirengagiza umunaniro dufite, tukongera tukabyutsa ibikoresho byacu tukajya ku kazi. Ariko aha ndakubwira ikintu kimwe, ntihariho abatsinzwe, ahubwo hariho abaretse kugerageza. Iyo waretse kugerageza, icyo gihe wamaze gutsindwa, biba byarangiye. Ntugacike intege rero, komeza, kuko urugendo rw'ibirometero byinshi ruhera ku ntambwe imwe. Intambwe igihumbi nizo zikora ikirometero. Rero niba umaze gutera intambwe imwe ukabona ntihagije, ejo ugomba kugerageza ugatera iya kabiri, kugera ugeze ku ya gatatu, kugera ugeze ku ntego, kugera ugeze aho wifuza kugera. Nyumva neza, nta muntu n'umwe uzaza kugufata ukuboko ngo akurwanire mu bibazo urimo none. Nta n'umwe. Dukunda kuvuga ijambo rigira riti ntabwo byoroshye muri iyi minsi ibintu ntabwo byoroshye. Iryo jambo turarikoresha cyane. Yego nibyo koko ntabwo byoroshye, ndetse nta n'umunsi n'umwe bizigera byoroha. Ni mpamvu ukwiye kumenya uburyo ukwiye kwitwara n'uburyo ukwiye kurwana ubudahagarara kugira ngo ugere ku ntsinzi y'inzozi zawe. Yego nibyo koko, buri munsi tugira amahitamo. Buri munsi tugira guhitamo kuguma aho uri cyangwa se gutera intambwe ya mbere, niyo yaba ntoya ugatangira. Ubundi hagora gutangira. Uzari iyo wamaze gutangira, wowe ukaba motivated ugakomeza, ibindi byose bigenda biza gahoro gahoro. Kandi iyo wamaze gufatisha, ndakubwiza ukuri ko uba motivated, ugira imbaraga kuruta uko watangiye. Ngaho rero tangirana natwe uyu munsi. Iyo ntambwe imwe uzatera uwo munsi niyo izakuviramo intsinzi nini cyane ihambaye ahazaza. Rimwe na rimwe tujya tukibesha ku tuntu duto, tukibwira ko ntacyo tumaze. Nyamara nureba neza uzasanga umurongo, iyo urimo guca umurongo waciye ugizwe n'utudomo dutoya. Ufashe utudomo kaduteranya nitwo twabyara wa murongo munini uba uri guca cyagiye. Niyo mpamvu utuntu duto twose ukwiye kutwitaho ukajya utwegeranya. Iyi niyo mpamvu nawe ugomba gufata icyemezo none ukajyana natwe. Kwiyemeza ni intambwe ya mbere, kwihangana ni intambwe ikurikira, ndetse no kudacika intege ikaba intambwe ya gatatu, kugira ngo ugere kuri success, usatire intsinzi yawe cyangwa se uyigereho. Ibyo twavugaga ubu ngubu, reka nguhereze urugero. Uzafata ikaramu, hanyuma buri saha ujye wandika akadomo ku rupapuro. Uzambwira nyuma y'icyumweru utwo tudomo hano tuzaba tugeze. Urwo ni urugero rwiza rushobora kukumvisha ko intambwe ntoya, tushe ntoya gusa ishobora gukorwa. Iyo ngiyo ifite agaciro ka zahabu, uba ukwiye kuyubaha. Ubu nibwo buzima bwawe mwana, ntugashake kubyaza iminsi itigeze ihaka. Icyo nakubwira cyo, ntuzigere na rimwe umara umunsi cyangwa se ngo ujye mu gitanda uryame nta kintu wakoze. Igihe ni iki, niho ugomba gufata icyemezo. Wanze gutakaza ubuzima bwawe mu kuryama no gutega amaboko? Niba ari yego, ubwo igikurikira ni ugufata icyemezo. None genda akora, ukore cyane, utsinde. Wowe urimo kureba iyi video, uzibuke ko nta mpamvu n'imwe hari yo kureka, kuko uri uw'agaciro.
uri imbaraga, uri intsinzi ku gihugu ndetse n'umuryango wawe. Niba ushaka kujya ugera ku ntego zawe umunsi ku munsi, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo buri video yacu ujye uyibona. Nyuma yo gukora subscribe ndakubwira nti urakaza neza mu muryango mugari wa VixFox, urakaza neza mu isi yo gutsinda.